ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe, share cyangwa s'abonner na partage kugira ngo iki kiganiro kijye kibageraho kenshi ndetse kigere no ku bandi benshi bagikeneye. Ubushize twaganiriye ku ifoto y'umutungo. Uyu munsi rero tugeze kuri konti y'inyungu. Ifoto y'umutungo twayivuzeho birambuye, ibiyigize, ibyayo byose kugeza n'ubwo dukoze ibibazo bijyanye nayo. Reka rero twumve konti y'inyungu ni iki. Kiriya kintu aba bandi batubwiye bavuga icyongereza, hari abavuze batabyumva, income statement cyangwa se profit and loss account. Mu gifaransa Compte de Resultat ni iki? Iyi konti ni imbonerahamwe igizwe n'ibice bibiri. Igice kimwe kigaragazwa ibyaranguwe n'agaciro kabyo. Ni ukuvuga ngo icyo gice kibanza kigaragaza amafaranga yose yakoreshejwe turangura ibyo tugiye gucuruza. Iyi konti y'inyungu, igice cya kabiri kikaba kigizwe noneho nayo twagurishije, twacuruzaga ibintu twarabiranguye. Urugero, tumaze kubirangura amafaranga twabitanzeho, hari uwabyikoreye nabo hari ayo twamuhaye, hari umusoro twabitanzeho, ayo ni amafaranga twatanze yasohotse, hari amafaranga twahembye abakozi, ayo ni amafaranga yasohotse. Ayo mafaranga yose twagiye dutanga mu gihe twacuruzaga, ayo ngayo ajya ku ruhande rw'ibumoso. Uruhande rw'iburyo niho turasanga noneho amafaranga twabonye tugurishije bya bintu twari twaranguye. Nizere ko abantu babyumva neza. Dutandukanye konti y'inyungu n'ifoto y'umutungo. Ifoto y'umutungo twabonye ko ni inkomoko y'umutungo, noneho naho wa mutungo wagiye, wa mutungo twawuguze ibintu bitandukanye, imitungo iramba, ifatika n'idafatika. Hari ayo twashyize ku mabanke, ku makonte, hari ayo dufite muri kashi, mu isanduku, hari amafaranga ari mu bintu biri muri stoke. Ayo yose tubisanga mu ifoto y'umutungo. Hano rero muri konti y'inyungu, nk'uko twari twabivuze tugitangira, iyo tugiye gukora ibaruramari ryacu, twabonye ko tugira amakonti atandukanye cyangwa se ibyiciro, amakonti ari mu byiciro bitandukanye. Twabonye ibyiciro bigera kuri 7. Ibyiciro 7, 5 bibanza tubisanga mu ifoto y'umutungo. Hano muri konti y'inyungu ho rero turasanga noneho ibyiciro 2 gusa. Icyiciro cya 6 kigaragaza amafaranga twakoresheje. Ababizi baravuga ngo ni charge. Noneho muri ku ruhande rundi rw'iburyo tuhasanga noneho ibyo twabonye, amafaranga twinjije ducuruje bya bintu. Nuvuga ngo naranguye inka, dufata urugero, umuntu ucuruza ibirayi cyangwa inka, duhere ku nka. Naranguye inka, nzirangura ibihumbi 100. Ibyo bihumbi 100 turabisanga muri rwa ruhande rw'ibumoso. Inka nzigurisha ibihumbi 150. Ibyo turabisanga mu ruhande rw'iburyo. Impamvu yitwa konti y'inyungu, urumva ayo twaranguje ni ibihumbi 100, ayo tuvanyemo ni ibihumbi 150. Niturangiza birumvikana turafata ayo twavanyemo tukavanamo ayo twaranguje, tugahita tubona inyungu. Urwo ni urugero rumwe. Bya byiciro rero twavugaga, reka nongere mbibasubiriremo. Ifoto y'umutungo igaragaramo amakonti ari mu byiciro 5 cyangwa se class. Icyiciro cya mbere kigizwe na nimero 1. Twabonye ko ari konti y'inkomoko y'umutungo. Iyo konti y'inkomoko y'umutungo twabonye ko tuyisanga mu ruhande rw'ibumoso. Abafaransa bavuga ngo ni compte de capitaux. Ibifite
konti nimero 1, ikaba iri no muri classe cyangwa se mu cyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya kabiri dusangamo imitungo ifatika n'idafatika, compte des immobilisations. Les immobilisations twabonye ko tugira immobilisation corporelle na incorporelle. Izo konti zombi murumva ko zitandukanye. Hari imitungo ifatika n'idafatika. Noneho muri icyiciro cya gatatu niho turasanga konti ya za stock, twarabivuze ubushize, ububiko. Hari ibyo duhunitse, hari ibyo duteganya kugurisha cyangwa se ibyo ngibyo bikibitse, turabisanga mu cyiciro cya gatatu. Mu cyiciro cya kane turasangamo noneho abandi bantu dukorana nabo, ariko amafaranga tubaha akaba yavuye mu bucuruzi bwacu, mu by'ukuri nta kintu tuyaguze. Hari igihe tuyatanga ntacyo tuyaguze, cyangwa se ni amafaranga dutanga twebwe nge nk'umucuruzi, cyangwa se niba mfite uruganda hari amafaranga ntanga mu by'ukuri atinjiye muri rwa ruganda rwanjye ngo abe yabyaye umusaruro. Urugero, umusoro. Iyo dutanze umusoro hari ikiguzi kindi tuba tuguze uwo musoro, ku buryo ndinjira mu ruganda rwawe ukanyereka ko umusoro watanze ari ay'amafaranga waguze. Biragoye. Imishahara, amafaranga duhemba abakozi, ntabwo ari ibintu tuba turanguye. Atandukanye nariya twaguze amazu, twaguze ibikoreshwa byo gukoresha kugira ngo tubihinduremo ibikoresho, biratandukanye. Amafaranga twahembye abakozi, amafaranga twatanze mu misoro, amafaranga twishyuye ubwisungane mu kwivuza bw'abakozi, amafaranga twishyuye ubwiteganyirize, ayo ngayo turasanga handi muri kiriya cyiciro cya kane. Icyiciro cya gatanu, icyiciro cya kane bacyita compte de tiers. Icyiciro cya gatanu turasanga noneho amakonti y'amafaranga, amafaranga cyangwa se amakonti y'imari, compte financier. Dusangamo amabanki, tugasangamo amafaranga dufite mu isanduku. Ibyo tubisanga hariya mu cyiciro cya gatanu. Ibyo byose tubisanga mu ifoto y'umutungo, muri bira. Noneho ibyo twabivuyeho, ubu twinjiye noneho mu cyiciro cya gatandatu n'icya karindwi, ari byo tuzakoresha muri konti y'inyungu. Kugira ngo tubone inyungu, ni icyiciro kimwe tuvanamo ikindi, nta bindi. Icyiciro kimwe kigizwe n'ayo twatanze mu bucuruzi, ntabwo ari ayo twatanze twubaka amazu tugira gute mu bucuruzi. Noneho hari n'ayo twavanyemo muri bya bintu twaranguye, muri yandi twashoye, twatanze imisoro, twatanze umusoro ku nyungu. Ayo mafaranga yose yasohotse, hari uwatwikorereye imizigo. Abafite ubucuruzi murabizi, hari amafaranga menshi agenda asohoka, ariko agasohoka kugira ngo ikintu cyawe kigurishwe neza, kugira ngo ibyo waranguye uze kuza kubigurisha neza. Niba umuntu aguhamagaye ati nyoherereza ibicuruzwa runaka, kugira ngo bimugereho hari imodoka wakodesheje. None se ayo mafaranga wakodesheje imodoka ukeka ko yagendeye Kamama, nujya kumugurisha yandi wakodesheje imodoka nayo ugomba kuyibuka. Aho rero niho dusanga compte de charge. Compte de charge ni compte, ni amakonti dusanga mu cyiciro cya gatandatu, rwa ruhande twabonye rw'ibumoso muri ya mbonerahamwe ya konti y'inyungu. Icyiciro cya karindwi turagisangamo noneho amakonti y'ibyinjiye mu bucuruzi bwacu, cyangwa se compte de produit. Iyi compte de produit
turayisangamo niba nararanguye ibintu hari amafaranga ninjije. Iyo turangije kugira ngo tubone inyungu nk'uko mwese mubimenyereye, nk'uko mubikora mwe abacuruzi mwe namwe abafite imirimo itandukanye y'ubucuruzi, murabizi kugira ngo umenye ko wungutse ufata ayo washoye ukayakura ukayavana muyo winjije. Icyo ubonye gishobora kuza ari inyungu cyangwa se ari igihombo, ariko abantu bagomba kumenya ko uko byagenda kose umuntu yagombye guharanira kunguka kurusha uko yabona igihombo. Gusa n'igihombo ntabwo kibujijwe, gishobora kubaho bitewe n'impamvu zitandukanye. Ibyo wavanyemo bikaza ari bike ku byo washoye, ni nawe uhera ufata ingamba. Aha rero twari turimo dusobanura iyi konti y'inyungu ibiyigize. Ibi byiciro tumaze kuvuga nibyo bidufasha gusobanura cyangwa se gusesengura neza uko ubucuruzi bwacu bwagenze. Kumenya niba wungutse cyangwa wahombye ni ibintu bikorwa n'abantu bose bafite icyo bashoye kugira ngo kibabyarire inyungu. Kuvuga ko uwo ari we wese wakoze ubucuruzi uko byagenda kose afite uko bari inyungu ye. Nta muntu ugenda agiye guhomba kugira ngo abashe gukomeza gukora ubucuruzi bwe, kabone n'ubwo ataba yarabyize cyangwa se akabikora nabi, ariko aba yagerageje kubara inyungu ye. Umuntu wese aravuga ati menya nungutse, nubwo yabikora nabi cyangwa se nubwo wenda yakwibesha, ariko uwacuruje wese icyaba agambiriye ni ukunguka, akabona amafaranga, akabona ubucuruzi bwe butera imbere. Nta kindi cyatuma ufata icyemezo. Twabonye gufata icyemezo mbere y'uko ushora amafaranga yawe. Hari ibintu byinshi twavuze kugira ngo urafate icyemezo, no kugira ngo yunguke. Icyemezo cyo gucuruza kugifata twabonye ko atari ibintu wari wese apfa gusimbuka ngo agifate. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ufite ushaka kugira ngo uzabone ibyisumbuyeho. Ibyisumbuyeho rero ibiri burenga ku byo ufite ni inyungu. Iyo rero abaze amafaranga cyangwa se ubaza amafaranga wakoresheje urangura ibyo wacuruje n'andi atandukanye wagiye ushyiramo kugira ngo ubucuruzi bwawe bugende neza, twavuga n'ubukode bw'inzu, umusoro, gutwara ibicuruzwa, ayaguzwe, ibyo wapfunyitsemo, imishahara y'abakozi bawe n'ibindi wakoresheje kugira ngo ucuruze, ayo yose uzayateranya yose. Nurangiza uteranye n'ayo wavanyemo, ushake ikinyuranyo kiri hagati y'ayo yose wakoresheje, ufate n'ayo wavanyemo, ushaka ikinyuranyo ni inyungu. Ibi rero bikorwa umucuruzi afata amafaranga yose yavanye mu bucuruzi yakoze, igicuruzo cyo turi bwite igicuruzo, cyangwa se income cyangwa se revenu, akavanamo ayo yakoresheje yose, ayo yashoye. Ari byo twabonye ko ari recharge cyangwa se amadepanse yose, ko dukunze kubivuga ngo nagize amadepanse menshi. Iryo ni ijambo risigaye ryarinjiye mu Kinyarwanda, akaba ariyo uvanamo. Iyo igicuruzo kiruta ayashowe cyangwa se igicuruzo kiruta ayo watanze yose, icyo gihe uba wungutse. Iyo igicuruzo kirutwa n'ayo washoye, nawe urabyumva, kaba kakubayeho, uba wahombye. Ariko nanone abantu ntibakwiye kwitiranya ayashowe mu kugura ibicuruzwa n'igishoro cy'ishoramari. Nk'uko twabivuze ku ifoto y'umutungo, hari ishoramari, biratandukanye. Hari ishoramari riramba. Ntabwo waba wubatse inzu etaje ya miliyoni 100 ngo uvuge ngo mu gitondo ndashaka kunguka, ariko noneho ugomba kureba ese ibi ngibi nacuruje byo byambyariye iki, ibyo nabashije gucuruza hari ikiranguzo cyabyo, hari nawe nabivanyemo, byampaye iki. No kugira ngo dutandukanye ishoramari, igishoro cy'ishoramari n'amafaranga twaranguje ibicuruzwa, ibyo biratandukanye. Igishoro cy'ishoramari twabonye aho tuyasanga, ayo twaranguje ibicuruzwa rero niyo turasanga hariya muri konti y'inyungu. Ntabwo uragenda
ngo uvuge ngo muri konti y'inyungu yanjye wita nshyiramo ikibanza naguze mu minsi yashize. Icyo kibanza ntabwo uri kugicuruza, ntabwo kiri kubyara inyungu, ni umutungo uramba. Hano muri konti y'inyungu rero tureba ibintu turimo gukoresha bigenda bibyara amafaranga ako kanya. Naho ngaho ibyo nibyo tureba muri konti y'inyungu. Iyo rero tuvuze konti y'inyungu ndagira ngo abantu bumve iriya mbonerahamwe uko iteye. Imbonerahamwe yacu igize konti y'inyungu, ya konti y'inyungu igizwe n'ibice bibiri twari twabivuze. Igice cya mbere aricyo twabonye kigizwe n'ayatanzwe mu bucuruzi cyangwa se les charges, kigizwe n'amafaranga yo kurangura. Ayo ni aya mbere. Ukaza harimo ubukode bw'amazu ushobora kubukoresha, ayo mafaranga uyatanga buri gihe. Kandi iyo ugiye kubara uko uzagurisha wibuka ko hari n'andi utanga mu bukode. Niyo mpamvu uko waranguye ikintu siko wakigurisha, wongeraho ukurikije nawe ibyo utanga. Kwishyura amazi n'umuriro, ayishyuwe itumanaho, ayishyuwe mu kwamamaza. Kwamamaza abantu bakunda kubiha agaciro gake. Twongere tunibutsa abantu ko bashobora kwamamaza muri iki kiganiro. Mushobora kwamamaza ibikorwa byanyu. Kwamamaza nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Umukobwa wabuze umuranga byamugendekeye gute? Murabizi. Ni ukuvuga ngo rero ayo kwamamaza nayo ajyamo, kandi wajya no gucuruza ukibuka ko yatanze kugira ngo nujya kugurisha nayo uyashiremo. Niyo mpamvu abacuruzi kenshi bagira, sinzi niba turaryita ibaruramari risesenguye cyangwa se risesenguye, icyo twita comptabilité analytique cyangwa se cost accounting. Ni ukuvuga ngo akantu kose tugomba kukamenya. Katwaye aya kazaduhaya, katwaye kagomba kuduhaya, gutyo gutyo, ku buryo mu kugurisha ikintu cyacu twa tuntu twose twatanze tugomba kuba twatubaze. Noneho tukamenya ngo niba tuvuge ucuruza kawunga, ufite uruganda rw'akawunga, iyo ugiye kugurisha ikiro cy'akawunga uhera kuki? Uhera kuyo waranguye ibigori. Ukavuga uti mu kiro naranguye ibigori aya mafaranga ya naya, kugira ngo dusye ikiro cy'ibigori umuriro ugenda ku kiro nangahe ukayamenya. Abakozi mpemba, aba bakozi bose ku kiro kimwe bakorera ngahe? Amazi wogesha ibigori, inzu kodesha, ese ubukode bw'ukwezi ku kiro kimwe nkodesha ngahe? Kugira ngo uzabone amafaranga y'ikiro kimwe cy'akawunga, kugira ngo kawunga isohoke ikiro kimwe hagenda ngahe? Ibyo ndumva mubizi, mubanza kubibara. Ibyo byose rero ni ababaruramari babikora. Niyo mpamvu twavuga ayishyuwe mu kwamamaza, imishahara, imisoro itandukanye, ayishyuwe ku myenda, ayo nayo tukayamenya. Niba ufite umwenda muri banki, hari inyungu wishyura banki. Hari ingarurira gutebuka yishyuwe. Ingarurira gutebuka abantu barayibukara, murayibuka muri primaire mu wa gatandatu mumaze kwiga ishingu, hakurikiye ingarurira gutebuka mu gitabo cy'imibare, mubyibuka. Ingarurira gutebuka, amafaranga watanze y'ingarurira gutebuka, ayo ngayo ntagomba kujyamo. Hari amafaranga yatanzwe utarateganya kuza yatanga. Dufata urugero, amande. Hari impano watanze ku buryo butunguranye, abantu bashobora kuza bakagushimisha, uti mbahaye impano, uyikuye muri business, mu bucuruzi bwawe. Ayo yose agomba kugaragara. Niyo mpamvu twavuze ko umubaruramari mwiza ntabwo yandika ibyo boss yamubwiye. Ibi byose bigomba kuba bifite impapuro mpamo, impapuro zibisobanura, biya twise supporting documents. Ibi byose bigomba kugaragara muri rwa ruhande rw'ibumoso, bigize ibyo twise charge cyangwa se ayatanzwe mu bucuruzi. Twarangiza tugafata igiteranyo cyatanzwe cyose. Iyo tumaze kubona igiteranyo cyatanzwe yose, urwo n'uruhande rumwe. Turareba noneho uruhande rundi.
rugizwe n'ayavuye mu bucuruzi. Icya mbere, ku ruhande rwo kurangura, buriya kurangura bigomba kuba biringaniye n'igicuruzo, ayo waranguje igicuruzo. Ku ruhande rw'iburyo hari ay'ubukode, noneho ashobora kuba yarakiriwe, ushobora kuba ufite amazu akodeshwa ariko akaba ariyo business yanjye icuruza ibi niba ariko kagira n'amazu akodeshwa, ayo nayo agomba kwinjiramo hariya. Noneho tumanutse hasi turabona amafaranga ayishyuwe ku myenda muri rwa ruhande rw'ibumoso, ayo ngayo turayaringaniza kuri ruhande rw'iburyo n'ayavuye mu kuzigama. None se niba warishyuye imyenda ushobora kuba noneho ufite nayo wazigamye muri banki bakungukira, ubwo hari inyungu wakiriye. Nawe ushobora kuba noneho warakiriye ingarurira gutebuka. Aho ngaho ayo turayasanga muri rwa ruhande rw'iburyo. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga winjije mu bucuruzi bwawe. Ushobora kuba waragiye kurangura ahantu, warangura uranguyeho ati reka nkongeze. Niba yarakongeje ibicuruzwa, twebwe twabonye ko ibicuruzwa, ibintu hano tubibara mu ibaruramari ni mu mafaranga. Niba umuntu akongeje ibintu by'agaciro k'ibihumbi 200 cyangwa se 100, ayo mafaranga yinjiye muri business. Ni ibicuruzwa uzanye ariko uzabigurisha, ayo mafaranga niyo tugomba kwandika. Hari n'amafaranga noneho ashobora kuba yarakiriwe utarabiteganyaga, birashoboka. Impano, ushobora kwakira impano, ushobora kujya kwerekana ibikorwa byawe cyangwa se abantu bakagusura mu rugendo shuri, bahagera bakabona ukora ibintu by'ibitangaza, batuye umuntu akwiye guterwa inkunga, ukabuhawe impano z'amafaranga runaka, cyangwa se bakaguha ibintu ariko bifite agaciro k'amafaranga runaka. Ibyo byose byinjira hariya mu ruhande rw'iburyo mu mafaranga yinjijwe. Warangiza nanone ugakora igiteranyo cyayinjiye. Iyo urangije ko twabanje gukora igiteranyo cyayatanzwe, none dukoze n'igiteranyo cyayinjiye, icyo turi bukore turafata noneho igiteranyo cyayinjiye dukuremo igiteranyo cyayatanzwe, ubundi tubone inyungu. Niba biramutse bigaragaye ko ayatanzwe, iyi nyungu turayisanga muri rwa ruhande rw'ibumoso. Noneho niba amafaranga yatanzwe abaye menshi kuyo twakiriye, turafata ayo twatanze dukuremo ayo twakiriye, duhita tubona igihombo. Cya gihombo tucyandike mu ruhande rw'iburyo, tubone gukora igiteranyo cyose. Kandi nubwo hari abantu batari bazi kuyikora ariko bayikoraga mu bundi buryo, uko byagenda kose mwafataga ibyo mwacuruje, ayo mwinjije mu bucuruzi, mugakuramo ayo mwatanze yose. Aho ngaho rero uko mwabikoraga, nubwo mutacaga imbonera hamwe, ariko nuko nguko bikorwa. Ikindi twamenya, iyi mbonera hamwe ya konti y'inyungu si ngombwa ko igihe cyose ikorwa muri ubu buryo, no kugira ngo abantu badacika intege. Hari n'igihe ikorwa mu bundi buryo, wowe bitewe nuko wabiteganyije, ibiri ku ruhande rumwe ukabishyira ku rundi, nta wakuburanya, nta wakurenganya, uba wabikoze. Icyangombwa nuko ibyari kujya mu yashowe byose bijyamo, ibyari kujya mu yinjijwe byose bijyamo, kugira ngo nubikuramo hatagira icyo uba wasize, ukibesha ko wungutse wenda warahombye, cyangwa se ukibesha ko wahombye kandi warungutse. Mufate udukaramu twanyu. Ikibazo kiragira kiti, garagaza inyungu ya jambo limited yo kuwa 31 z'ukwa 12 ifite igicuruzo kingana na miliyoni 88. Igicuruzo miliyoni 88, ikiranguzo miliyoni 70, kwishyura serivisi zitandukanye zishyuwe ibihumbi 430, imishahara abakozi bahembwe ibihumbi 530, ubwiteganyirize bw'abakozi
ibihumbi 220, imisoro ibihumbi 300, kwishura inyungu zitandukanye. Uyu mucuruzi yishyuye inyungu zingana n'ibihumbi 210. Ngaho garagaza konti y'inyungu, ugaragaze n'inganyagaciro yayo. Twasubikira ahangaha. Nyuma ya konti y'inyungu tuzakomeza noneho tujya ku cyitwa urujya n'uruza rw'amafaranga. Reka rero dusubikire ahangaha. Nje twari turi kumwe, ndi Niyibizi Theogene. Ikiganiro cyo ntaho kigiye, mube munyunguta ibingibi naho ubutaha. Ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe, share cyangwa s'abone na partage kugira ngo iki kiganiro kijye kibageraho kenshi ndetse kigere no ku bandi benshi bagikeneye.